uhawe ikaze mu kiganiro cya Mpukire TV. Aracyari Mr Sam nk'ibisanzwe. Ngira ngo iki ni ikiganiro gishya twatangije kuri Mpukire TV, ariko nk'uko musanzwe mubimenyereye ni uko bateza imbere ndetse natwe twiteza imbere muri rusange. Ni igihingwa cy'umunsi. Tugenda tubagezaho igihingwa cy'umunsi, no kuvuga iki kiganiro tugiye kujya tukibagezaho umunsi ku wundi. Ngira ngo wiyandikishije kuri Mpukire TV wajya ubibonera ku gihe, wabwiye mu mubare w'ababibonera ku gihe ukoze subscribe. Igihingwa cy'umunsi rero n'ubwo ngo twe tuzajya tubabwira ku bihingwa bigenda biteza imbere abanyarwanda bagiye batandukanye. Abenshi bagenda babigarukaho nk'uko mugenda mubyumva mu turere tugiye dutandukanye ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Ngira ngo video zacu ziri international, abenshi bagenda bazumva, bari hanze y'u Rwanda bari he bose barazumva. Gusa ko nyine ngo ijya kurisha ihera ku rugo, twe turahera ku by'iwacu tuzamure iwacu, ndetse n'abandi bazajya bagenda bafatiraho amasomo agamije kubateza imbere. Reka tabicishije amatsiko tubabwire ku gihingwa cy'umunsi rero cyitwa ibirayi. Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, turere kizwiho cyane nk'uturere tw'amajyaruguru za Musanze. Ni igihingwa cyiza cyagiye kizamura abanyarwanda benshi, nawe gishobora kuzamura. Igihingwa cy'umunsi ni ibirayi. Twe tugenda tukubwira akantu ku kandi kuva ku murima kugeza tugisaruye. Ni ukuvuga ngo twibwe noneho turava hehe? Turava ku gushaka imbuto, ujye ku murima wawe utegura umurima kugeza wongeye gusarura. Turava ku mbuto tugeze ku musaruro noneho w'ibirayi bya nyabyo. Mu kiganiro igihingwa cy'umunsi tugenda tunyuzaho buri munsi rero, ngira ngo uyu munsi turaza kubabwira ku birayi. Ibirayi kabisa, baravuga ngo ngukwigishije uguhaye ifi abagukoreye ubuzima bw'umunsi, ariko ukwigishije kuyiroba abagukoreye ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu Mpukire TV turakwigisha kuroba ifi. Ni ukuvuga ngo guhinga kuroba ifi birumvikana. Twebwe ntago turaguha ifi, turakwigisha kuyiroba kugira ngo ujye uhora urya amafi ubuzima bwawe bwose. Tutabicishije amatsiko, niba ugiye guhinga ibirayi byawe rero utegura ibikoresho byawe. Ni ukuvuga uba ufite umurima, turaza kubivuga mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere urategura ibikoresho byawe uzakoresha mu guhinga ibirayi. Icyiciro cya kabiri ni ukuvuga ni uburyo noneho wategura umurima wawe ukabihinga ukabyitaho. Icyiciro cya gatatu ni uburyo wabisarura. Twagiye rero ibirayi. Ibirayi ni igihingwa mpuzamahanga kigira ibintu by'amakarori menshi. Karori ni ukuvuga ngo ni energy. Ahangaha batubwira ko miliyoni 700 z'abatuye isi bose bakoresha ibirayi. Gusa ko nyine ni miliyoni 700. Iki gitabo twasomye cyakozwe mu myaka, cyanditswe mu myaka ishize, ni ukuvuga ngo ngubu zariyongereye. Gusa ko nyine ahangaha bashingiye mu gihe iki gitabo cyandikiwemo, ngo batubwiye ko ngo ari miliyoni 700. Iki ni igihingwa rero kigira carbohydrate, ni ukuvuga ni energy. Ahangaha rero baratubwira impamvu igihingwa cy'ikirayi kigezweho hano mu Rwanda, ndetse nawe ushobora kucyorora ukiteza imbere. Dore umwihariko wacyo rero, iki ni igihingwa kihanganira indwara nyinshi n'ibyonnyi bitewe n'ubutaka ugihingamo, ndetse kikaba kinasaba process ntoya mbere yo kukirya. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kugikura urabironka ugahita uteka ukarya, ntabwo bisaba ngo kwanika, kujya gushesha n'ibindi byinshi.
ikindi batubwira ko kino gihingwa kihanganira ibirere byinshi byo mu Rwanda, rwa mu duce tumwe na tumwe, regiyo nyinshi. Ni ukuvuga iki gihingwa kikaba kinera mu bwoko bwinshi bw'ubutaka, ndetse kikaba kinakenera ibintu bitarenze mu buryo bwo kubitera, wowe turaza kubibabwiraho. Ikindi kikaba gishobora no kubikwa kugeza igihe kizaribwa, kiba gishobora kubikwa mu gihe runaka. Twagiye rero uburyo nyirizina ushobora gutera imbuto yawe. Ahangaha twababwiye ko ushobora kubanza wategura imbuto, nk'uko twabibemereye ko uhera ku mbuto kugeza tugisaruye, niko turi buze kubibabwira. Uhera ku mbuto zawe. Imbuto batubwira inama zo kuzikura ahantu heza habigenewe, bibaye ngombwa ufite ubushobozi wabikura mu bigo by'ubushakashatsi bikomeye hano mu Rwanda, nk'ikigo RAB, Rwanda Agriculture Board, cyangwa se ku muhinzi ntangarugero uzi neza ko abisobanukiwe. Imbuto yawe rero hano batubwira inama yo kuyibika ahantu hagera izuba. Ni ukuvuga wowe uzayibika ahantu hadakonje cyane, urugero nko ku mbaho, gusa nyine hagera izuba kugira ngo zibashe kumera zikiri mu buhunikiro, sprouting, kugira ngo uzaze kuzitera zihite zikura ku buryo bwihuse. Twagiye rero ku kamaro k'ibirayi. Mbere y'uko twinjira mu buryo babitera n'ibiki, ugomba kubanza wamenya akamaro kabyo kugira ngo bigufashe kumva video yacu uzi n'impamvu yayo. Izina scientifique ry'ibirayi rero ni izina mpuzamahanga, byitwa Solanum tuberosum, biboneka mu muryango witwa Solanaceae. Ibi byose twagenda tubibabwiraho, wowe ukande subscribe. Akamaro k'ibirayi rero nuvuga ngo ibirayi bigira amavitamine agiye atandukanye afasha imibiri yacu gukura neza no gukora neza. Vitamine B1, vitamine B6 and vitamine C, bikagira folic acid and iodine. Ikindi bino bihingwa bikaba bitanga amafaranga ku bahinzi, kana akamaro kabyo. Ikindi ibisigazwa byabyo mu gusarura bishobora kuba ubwatsi bw'amatungo cyangwa bikaba byatanga ifumbire. Ikindi ni ibiryo ku bantu. Twagiye rero mu buryo wabitegura ukabihinga. Ubwo stage ya mbere yo gushaka imbuto, uburyo bayihunika, ngira ngo mwabashije kuyumva neza cyane. Urategura umurima wawe. Umurima wawe ugomba kuba ari umurima wateguye neza, ugendeye kuri rotation. Ni ukuvuga ngo hashobora kuba havuyemo ibindi bihingwa ariko bidakwirakwiza indwara. Ikindi umurima wawe ugomba kuba wegereye umuhanda kugira ngo bizagufashe mu gukora transport y'ibirayi byawe, ndetse wegereye n'amasoko. Iyo ibyo ngibyo bidahari ushobora kubikora, kuko twe tubabwira ko nk'umuntu ushobora gukora ubuhinzi bwa kinyamwuga, ibi ngibi agomba kubikora. Utumva ko ngo gukora umuhanda, ntabwo wakora umuhanda ugiye guhinga metero karimwe. Ni ukuvuga ngo twebwe turagufasha kuba umuhinzi wabigize umwuga, ku buryo ushobora guhinga ahantu hatari umuhanda, ukaba wafata iyo risk ugaca umuhanda ugera ku murima wawe. Twagiye rero ubutaka ibihingwa by'ibirayi byera mu butaka cyane cyane bw'ibirunga, ubutaka bufite ifumbire. Byera mu kirere kiri gikonja ariko kitari cyane. Imvura bukenera imvura iri hejuru ya milimetero 600 kuri buri season. Ikindi bikera ku bushyuhe buri hagati ya 15 ndetse na 18 degrees Celsius, cyangwa se hagati ya 15 na 27, naho bavuga ko bishobora gukura. Ikindi bikera ku butumburuke buri hagati ya metero 1500 n'ibihumbi 3. Hanga uturere bakunze kutubwira ko byeramo uturere tw'ibirunga nka Musanze, Rubavu, Nyabihu, Burera, Gicumbi,
Nyamagabe, Congo Nile Crest, ibi n'ibindi bagenda batubwiraho byinshi bigiye bitandukanye. Okay, tudatinze rero ubwo tumaze kumenya ahantu ibirayi byacu byera. Okay, none dusubire ku mbuto ho gato. Aka kantu ugomba kumenya imbuto, urubuto rwawe byibuze rugomba kuba ruri hagati ya milimetero 30 muri diameter, nuvuga nyine mu muzenguruko. Diameter nyine ni hagati itandukanye na circumference. Ikindi ushobora kuba ruri medium hagati ya milimetero 30 na milimetero 45. Ikindi urunini rushobora kuba ruri hagati ya milimetero 45 na 55. Hano bari ibintu bagenda batubwiraho bijyanye n'iki, bijyanye n'ibyo washingiraho uhitamo imbuto uzatera. Aka kantu ufite kukumva neza. Ikintu cya mbere ugomba guhitamo urubuto ruzatanga umusaruro mwinshi, ruzihanganira ibyonnyi n'indwara, kandi rwera vuba, kandi wihanganira ikirere cyaho utuye. Ikindi rutanga umusaruro mwiza uri quantity and quality. Reka tujye ku moko y'ibirayi noneho aboneka hano mu Rwanda. Hari ubwoko bwa mbere bita gikungu, hari ubwo bita kigega, mizero, ngunda, nderera, sangema, kirundo, mabondo, kinigi, victoria, kuza. Hano ni amoko y'ibirayi aboneka hano mu Rwanda. So twagiye rero mu gice cya kabiri uburyo bahinga, noneho ugahita uhinga imbuto yawe y'ibirayi. Mbere na mbere ugomba kujya mu murima wawe ukarima. Mbere na mbere urarima, bwa kabiri ugasubiramo. Iyo warimye n'ubwo uri kuzamura ibisinde, igice gikurikiyeho bya bisinde ugenda ubikoramo utuntu dutoya ubinomba, ukabinomba kandi ugahinga ku buryo buri santimetero 50 z'ubujyakuzimu deep, kugira ngo ikirayi cyawe kizabashe gushora neza, gikure gifite ibirayi byiza cyane. Tudatinze rero hano uteguye umurima wawe. Igikurikiyeho noneho ni intera ugomba guteramo. Uvuga ngo intera uteramo, ushobora gutera hagati ya 80 kuri 30. ni ukuvuga ngo hagati y'umurongo n'undi ugasigamo santimetero 80, hagati y'igihingwa n'ikindi ugasigamo santimetero 30, cyangwa se 75 kuri 30, cyangwa 70 kuri 30. ni ukuvuga ngo umubare mutoya ugomba kujya hagati y'igihingwa n'ikindi, umubare munini ukajya hagati y'umurongo n'undi. Muri make niko twasobanura iyi ntera bateramo ibirayi. So ahangaha batubwira ko ushobora kubona ibihingwa biri hagati y'ibihingwa 44,400 kuri hegitari, bitewe n'intera wateyemo ibihingwa byawe, ndetse ugahinga urubuto rumwe mu mwobo. Tudatinze rero ubwo umaze gutera, hari amatariki bagenda bibandaho ufite guteramo. Batubwira ko ushobora gutera mu kwa 9 n'ukwa 10, cyangwa se ugatera mu kwa 2 n'ukwa 4. Hano ni amezi meza yo gutera ibirayi byawe. Ikindi amafumbire batubwira gutera amafumbire angana na toni 20 kugeza kuri 30 z'ifumbire y'imborera, kugira ngo ubashe kuzamura umusaruro wawe. Ahangaha twe tubabwira nk'umuntu wabigize umunyamwuga. Okay, tudatinze rero maze gutera ibihingwa byawe, urabagara. Numara kubagara ujye kurundira ridging, hanyuma urinde n'indwara. Tugeze mu cyo bita maintenance. Ubwo hano uba warateye nyine. Noneho tudatinze rero tugiye ku ndwara, ikintu gikunze kugabanya umusaruro w'abahinzi abenshi bagacika intege bakabivamo. Twe turakubwira n'uburyo wazirwanya, umusaruro wawe ukarushaho kwiyongera. Indwara ya mbere turasangaho iyo bita
indwara y'imvura late blight cyangwa se mildew iterwa n'agakoko bita photophthora infestans. Ikindi batubwira ko ino ndwara ngo ishobora gutuma umusaruro ugabanuka 100%. Uburyo bayirwanya rero ugomba gukoresha imbuto yihanganira ino ndwara. Ikindi ugatera ari uko igihe cy'imvura kirangiye, ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba gutera muri cya gihe imvura iba irimbanije. Ikindi ugomba gukoresha imbuto zitanduye, cya kintu twavuze cyo gushaka imbuto ahantu heza cyane, urugero nko muri lab. Ikindi batubwira ushobora gukora icyo bita deholm, ni ukuvuga ngo turaza kubigarukaho mu gihe cyo gusarura. Ni uburyo bakata imigozi y'ibirayi byawe, kiriya gice cyo hejuru, kugira ngo ibyo hasi bibashe gukomera. Turaza kubigarukaho. Ikindi ushobora gukoresha urwanya ino ndwara, ushobora gukoresha umuti bita ditane mankozebe 45 cyangwa se ugakoresha ridomil amagarama 5 kuri litiro 20 z'amazi. No miti iraboneka ku ma agrotech, ushobora kuyikoresha. So indi ndwara dukurikizaho niyo bita bacterial wilt. Iyo ni ikirabiranya iterwa n'agakoko bita Pseudomonas solanacearum. Ibimenyetso byayo rero, ino ndwara ifata amababi, ugasanga amababi yarabye. Tugiye mu buryo bayirwanya rero ino ndwara. Icya mbere ushobora gukoresha imiti yica ubukoko nk'ubwo bita uburima insecticide. Ikindi ugakora rotation mu murima wawe, kuvuga ngo niba uhinze ibirayi muri season ya mbere, muri season A, ntabwo ugomba kongera guhinga ibirayi muri season B. Indwara ikurikiraho rero yita potato leaf virus. Ino ndwara nayo ikaba itera igihingwa kugwingira 90% by'umusaruro ukaba wagabanuka. Uburyo bayirwanya rero nta kindi, ushobora gukoresha imbuto yihanganira ino ndwara, cyangwa se gukoresha insecticide n'amapesticide. Ni ukuvuga ngo ni imiti iboneka ku ma agrotech. Indwara ikurikira bayita early blight, iterwa n'agakoko bita Alternaria salari. Ino ndwara ibimenyetso byayo ni ukuvuga ngo amababi yayo arashya, ndetse ikazana n'ibintu by'ibitashi ku mababi bidasanzwe. Control uburyo bayirwanya, ushobora guterera ku gihe, ni ukuvuga wowe urahingira ku gihe, ukore rotation mu murima wawe, ukoreshe n'imbuto yihanganira indwara. Indwara ya gatanu bita mosaic virus. None iyi ndwara nayo ishobora kuba ikwirakwiza n'agasimba bita uburima. Itera igihingwa kugwingira, ndetse kikazana n'amabara adasanzwe utari usanzwe uzi ku kirayi cyawe. Noneho uburyo bayirwanya, ushobora gukoresha umuti bita insecticide kugira ngo urwanye ka gakoko kayikwirakwiza bita aphids, mu rurimi rw'ikinyarwanda bita uburima. So izi ni zimwe mu ndwara twabashije kubakusanyiriza rero, zigiye zikubiyemo n'ubukoko bugenda butera kugabanuka k'umusaruro ubuhinzi bw'ibirayi. Twagiye ku buryo noneho babisarura. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kubisarura, ibirayi batubwira ko byerera hagati y'iminsi 90 n'iminsi 120. 90 n'iminsi 120 ibirayi batubwira ko biba byeze. Tudatinze rero, hari uburyo babisarura. Ushobora kubisarura bitarera neza kuri stage ya nyuma, cyangwa se ukabisarura byareze kuza kuri stage ya nyuma, aribyo bita mu rurimi rw'icyongereza maturity and physiological maturity. Ni ukuvuga ngo maturity ushobora gusarura kumwe, ushobora kuba ufite umurima wawe, ukagenda ugakuramo bikeya byo kugenda ukaba urarya byo kurya, cyangwa se ukagenda ugasarurira rimwe birangije stage zose byareze ku rwego rwo hanyuma, ugahita ubisarurira rimwe bimaze kwera ku kigero cya nyuma. Twagiye rero,
hari akantu tugiye kubanyuriramo kavuga ku ma stage atanu y'ibirayi byawe uburyo byeramo. Nyine ni akantu k'ingenzi ukwiriye kumenya. Stage ya mbere ni ukuvuga ngo ni ya stage uba wateye igihingwa cyawe kiri kuzana imizi, gitangiye kuva mu butaka, utangiye kubona ko cyameze. Stage ikurikiraho kizana amababi ndetse kigatangira gukora icyo bita photosynthesis, aribwo bwa buryo cyikorera ibizagitunga bikoreshejwe imirasire y'izuba. Igihe stage ikurikiraho bahita noneho kiba cyatangiye kuzana utuntu tw'uturayi dutoya tuzabyimba tukavamo ibirayi. Stage ikurikira noneho utwo tuntu dutangira kuzamo isukari ndetse tugatangira no kubyimba. Stage ikurikira noneho ikirayi cyawe kiba cyeze. Utuntu du stage dutanu dukubiyemo imikurire y'ikirayi cyawe kuva ugiteye kugeza ugisaruye. Noneho twagiye ku bimenyetso bigaragaza ikirayi cyeze. Ni ukuvuga ngo ubutaka buri ku ruhande rw'ikirayi butangira kumenagurika. Ikindi ibirayi iyo ufashe sample, ni ukuvuga ngo ushobora gukura nk'ikirayi kimwe, umugozi umwe mu murima wawe, ukabona ibirayi biri kuri same size zijya kungana. Ikindi bitangira kuzana indabo. Noneho twagiye noneho niba ushaka kuyisarura, hari akantu twavuzeho mbere gato kita dehorming. ni ukuvuga ngo wowe ufata icyuma cyawe ugakata kijya gice cyo hejuru kugira ngo ibirayi byawe birimo hasi bibashe gukomera ndetse bibashe kugira byongere n'amavitamine y'ibirayi, nk'uko twagiye tuyagarukaho tugitangira iki kiganiro. Urabikata ukabijyanira amatungo niba uyafite, hanyuma ugategereza hagati y'ibyumweru 2 n'ibyumweru 3 ukabona kuza kubisarura. Ibi nko bifasha iki? Bigufasha kuba ibirayi byawe byabirinda gukoboka mu gihe cyo kubisarura, kuko uruhu ruba rwarakomeye ndetse n'amavitamine yarabashije kujya mu birayi byawe neza cyane. Ikindi na size yabyo iba iri ku murongo umwe, same size. Ni ukuvuga ngo ntabwo biba bitandukanye cyane mu bunini. Batubwira ko ibirayi bigira kuri hegitari imwe havaho toni hagati ya toni 9 na toni 40 kuri hegitari. Ni ukuvuga ni kuri buri season. Urumva ko uramutse ubikoze byaguteza imbere. Ikindi rero twavuga ahangaha, bumaze kubisarura ukabishyira mu mufuka, hanyuma ukajyana ku isoko imari yawe, hanyuma ugakirigita ifaranga. Gushimira wowe wabanye na Mukire TV, igihingwa cy'umunsi, kugira ngo tuzatubagezaho ibintu byinshi. Twe twebwe tubigisha uburyo baroba ifi, ntabwo tubaha ifi. Twe tubakorera ubuzima bw'igihe cyose. Iri jambo kugira ngo twagiye turigarukaho cyane. Gushimira wowe wabanye natwe kuri Mukire TV. Ciao ciao.